nanumvaga nta muntu wankubita numva buri muntu wese waba uri umusore undusha imyaka 20 ko nkumva yuko mbese wibeshye ugashaka kugira ngo be wambangamira ni here we go twakubitana nagiraga n'isoni ntinya abakobwa mo gakeya rero umunsi umwe hari umukobwa ageze noneho njye mbonye atangiye gusa nk'ugiye kumbwira sinzi aho byaturutse mba ndirukanze aradufata nyine turi kwica aravuga ati buri muntu imyembe yaciye kuyirya ibibazo nari mfite imyembe ingana nari mfite kwa kundi kuntu umupira wabize umupira barimo nyine bivuze ne nafashe ndunda nk'umungu muto noneho turicara turayirya arananiye barankubita tundata Clovis birashoboka ko ashobora kujya mu relationship n'umukobwa ukonsuminga alcohol abo nibo baje nubona kana kabayeho neza kubera ubuzima bwabo cyangwa uburyo bafitemo amafaranga wumva ushaka kubaho nkande nk'uwo muntu icyo mbona ari cyo kintu gitera depression ni ugushaka kubaho kuta. Alright, what's up my people? It's again, my name is Fred and this is The Table. We are on The Table, alright. Twishimiye uburyo mukomeje kudukunda. For it's amazing the way you are liking our videos, the way you are commenting, a feedback turazibona, and then we keep providing the content. I guess what? Today it's a table arrive. Tuyibaha kuwa gatanu, gusa hari umuntu ushobora kubibona undi munsi utari kuwa gatanu. So likinga, sharing and then subscribing. Today you have a guest, you have someone, is a guy, is a dripper, is a one and done. Let's welcome here. Yo man, welcome. Alright. Umeze meze mbona ari meze fresh. Biragenda? Biragenda. Alright. Yitwa Clovis, is a guy. Clovis twishimiye kwakira muri The Table. Murakoze cyane. Uvuga mbere wakumva The Table? No, The Table n'ubuzima bwanjye. The Table, you know you're my brother. Uri inshuti yanjye bivuze ngo ikintu cyose cyo ukora everyday ndakibona tu. The Table atari ukuba wenda igenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu buzima busanzwe mu ma groups ahantu hose hagiye hatandukanye The Table ndayibona umunsi ku wundi. Alright. Kandi twishimiye ibintu byo mukora cyane. Yep, thank you very much. N'abandi bose twishimiye kwakira Clovis is going to share with us. Twitwa platform ya youth, at platform y'urubyiruko, at platform ya content. Guess what? Today Clovis umuntu umuye mu nzira gutya atakuzi. Clovis ni umuntu umeze gute muri details? Clovis ubundi magambo makeya cyane. Clovis ni umuntu uri humble, flexible, kandi ikindi umuntu ukunda abantu, wanga kubona abantu bababaye. Ni Clovis. Iyo uvuze ngo kwanga kubona abantu bababaye, nuvuga ngo umuntu wese wabaza abantu nawe ntabwo wamwishimira? No, ntabwo nishimira umuntu wabaza abantu. Bivuze ngo umuntu ubabaza abantu mbese nitandukanyije nawe ntabwo ari umuntu wanjye kabisa. Clovis ni umuntu mukuru bingana gute? Ni mukuru ariko ntabwo ari mukuru birebire cyane. Ndi mukuru ariko ntabwo nshaje. Clovis yagatubwira imyaka. Ni mukuru umuntu wese ushaka kumureke ngaho ni mukuru byadanze ntabwo byakugora. Clovis iyo tugiye gutangira duhera kuri story y'umuntu tugahera kuri primary tukajya kuri secondaire. Akenshi abantu iyo bavuze ubuzima babara cyane cyane academic. Clovis yari umuntu umeze gute mu bwana ugereranyije no mu ngubu? Clovis yari umuntu mbere na mbere nari umuntu utesha abantu umutwe cyane, ugira amahane. Akenshi no mu rugo akunda kubimbwira akambwira ati warahindutse. Abantu twiganye primary, twiganye secondary, mbese nari ndi umuntu akenshi na kenshi nyine wakunda gukora ibintu mu buryo bwanjye. Numva yuko mbese nta muntu wankoresha ikintu runaka ugira amahane, numva mbese numvaga nta muntu wankubita. Numva buri muntu wese waba uri umusore undusha imyaka 20 ko nkumva yuko mbese wibeshye ugashaka kugira ngo be wambangamira ni here we go twakubitana tu. Clovis muri primaire noneho reka tugereranye noneho primaire na secondaire. Clovis yari umuntu ukunda kuba wenda ari wa muntu ugendana ufite friends benshi wenda bagenda hamwe cyangwa se wenda byari bimeze gute ubundi? Yari umuntu wigana kwabo? Guhera mu bwana bwanjye nahoranye inshuti. Bibaye naho ndacyari kumwe n'izo nshuti, naho tutari kumwe nyine tu wenda byagiye biterwa n'amatage, usanga abantu bamwe turaburanye, umwe akajya nko hanze cyangwa akaba yajya mu bindi bice bitandukanye n'ibyanjye. Ariko guhera primary nagiraga inshuti, secondary noneho biriyongera ngira inshuti nyinshi cyane kurushaho kubera ko nagize n'amahirwe muri secondary mba umubyeyi w'abana mu kigo.
urukumva none ari mfite nyine ahantu mpuriye nabo cyane bivuze ngo abana benshi bari inshuti zanjye. Noneho reka noneho tugume muri primaire tutagwamba hari utuntu tuba tugenda turanga abantu ukavuga ati akantu ntabwo nakibagirwa akantu kambaye eda keza cyangwa kabi ni gutyo tuntu tw'ingenzi wibuka ati aka kantu sinzigera nkibagirwa Clovis yaba yarakoze cyangwa baramukoreye ni utuntu tubiri kubera ko nyine nari umunyabitendo bivuze ngo ntabwo byabura kabisa. Muri primary nagiraga n'isoni ntinya abakobwa mo gakeya rero umunsi umwe hari umukobwa nyine njye narabonaga yo kwa Nkunda abona ko anyitayeho noneho one day uko biri kose yarapanze kugira nyine abimbwira tuba turi mu kange P6 umukobwa noneho mbona arampamagara ati Clovis cyako tuganira nko mugenzi we turagenda tujya inyuma nyine urahumva hano harango muri kwe tuhageze noneho njye mbonye atangiye gusa nk'ugiye kumbwira sinzi aho byaturutse mba ndirukanze ndirukanka umuntu noneho ngeze mu rugo mbibwira brother wanjye arangiza araseka cyane aravuga ati niko biri niwe nambwira aravuga ati ko biri kose ariye kukubwira ibintu byiza nuko wirukanze ariko nyine ako nakambere aka kabiri twagiye hari ukuntu kera twibaga ibintu nyine umuntu akajya nk'ahantu igiti cy'imyembe ukagenda ukajya kwicira nk'umwembe none twize guca imyembe nyine duciye imyembe umubyeyi arangije araza aratubwira ati aradufata nyine turi kwica aravuga ati buri muntu imyembe yaciye agiye kuyirya ibibazo nari mfite imyembe ingana nari mfite kwa kundi kuntu umupira wabize umupira barimo nini bivuze ne nafashe ndunda nk'umungu muto noneho turicara turayirya arananiye barankubita kundi atariko urukundo igihano cyarananiye none wari waciye uri wikoze yani naciye ndi buyirya ariko mu marawundi bivuze ngo akavuga ati ntabwo ayirira rimwe ndavuga ati uyu munsi today wenda ndarya imyembe 5 ejo indi 5 kubera ko bagitana hiyo bivuze ngo yari kugenda icya gake ariko umubyeyi aravuze ati no mugomba kwirira hamwe igashira nicyo gihano mbahaye yarananiye ntahangira nyine umuhanda wose. That's a Clovis and it's a story. None reka tugaruke kuri ka kantu kuvuga ngo umukobwa yaraje agiye kukubwira ubundi noneho wiruka aho mbere yuko wiruka watekereje iki cyatumye wiruka papa anjye ntabwo nakubeshye kabisa icyo gihe nanjye ntabwo nakubikora ndi gutekereza iki ariko uko biri kose mu rugo abana bakunze gukura mu miryango y'abantu basenga bakubwira ati akenshi na kenshi uzirinda abakobwa uzirinda ibintu by'ubusambanyi bivuze ngo obviously nari nzi yuko kubera ko icyo gihe uko nta nabaga narakora ibyo bintu bibi bambe nta nubwo ndabikora kandi ndabizi turabukora tuvuga ati sigeze kubikora ntabwo ndabikora icyo gihe rero njye naratekereza avuga ko biri kose uyu muntu wasanga agiye kunkoresha ibintu bibi banzi ko uyu muntu anahagaze uko biri kose nyine ashobora kubinkoresha ndavuga ati reka nicireho ndirukanka none reka dusimbuke tujye muri secondary Clovis n'ubundi yarakomeje aba wa undi ubona umukobwa akirukanka cyangwa byagenze bro ubuzima burahinduka icyo gihe nyine byari ubwana narakomeje narakuze maze gukura bivuze ngo abakobwa babaye abantu basanzwe mugahura mugaciringa mukaganira noneho then akigendera cyangwa niba munagahuza nyine mukaganira n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo mukaganira ntabwo yantinyaye simba muto reka twizere ko n'ubu ngubu aramutse aje utakwirukanka ahubwo se ari hehe umuntu hari Clovis is here and is able to respond. Wigeze batubwira ngo muri secondary wageze aho uba umupapa bakunda umuntu agira amafamily then ugasa nk'uridinze family Clovis ubona ari nk'iki bagendeyeho kugira ngo bahitemo Clovis mu bandi bose yabivuze ngo Clovis wa primary yaratandukanye na Clovis wa secondary bivuze ngo noneho muri secondary nageze mu wa 4 secondaire noneho mba nyine umuntu uri serious mbese mba umuntu nawe wabona tukavuga ati uyu muntu uko biri kose ashobora kuba yagahidinga abandi bivuze ngo icyo gihe rero icyo bagendeyeho ntabwo nakimenya kubera ko ndiyize ariko ntabwo nizi cyane ku buryo nakubwira ngo bagendeye kuri iki ariko uko biri kose hari icyo nari ndusha abandi. Clovis noneho of course ari muri university nowadays and then muri university urumva muri primary muri secondary ni cyagihe umuntu abagengwa n'umwarimu avuga ati umubyeyi wanjye nanone aramenya ngo mfite ikaye mfite iki ariko university of course uba wigenga avuga ati ninjya gito biragenda gutya na gutya nimba ndi kumwe n'abajama banjye biragenda gutya na gutya Clovis noneho ibyo bintu abimanaginga gute kugira ngo noneho akomeze kubana still wavuze ko
ugifite za nshuti za mbere ugifite n'inshuti z'ubu ngubu nshyashya nyine ukomeza kumakinga friends ubikora gute kugira ngo ukomeze muri ubwo buzima bwo kuba humble everything? Bro, ni ibintu biba bigoranye urukumva kubera ko hari n'inshuti ugenda ubura. Abantu bavuga ati uyu muntu yarirase yaririye, ariko barabizi neza burya inshuti nyanshuti ibikuzi nazi neza n'uburyo mbese ikintu cyose gihindutse cyakira. Ubuzima muri varsity nyine buragoranye kubera ko urukumva umuntu abahinduye, urukumva uvuye muri primary ugize secondary ugiye varsity, ubutekereza ukavuga ati ahangaha niho ubuzima bwanjye bushingiye. Noneho uburyo wenda umuntu mbese ibyo bintu mbihuza ni uguha agaciro buri kintu cyose cyo ukora. Bivuze ngo niyo ari umwanya wo kujya kwiga cyangwa wo kwiga ndiga, noneho dore ntabwo nabura gusigariza akanya abavandimwe banyu cyangwa abashuti banyu, kandi ndakeka akenshi na kenshi tuba turi no kumwe cyane kabisa. Reka tujye ku kantu koko tukiri aho muri university, hari ikintu kibaho cyane umuntu akaba afite amafaranga runaka amutunga mu kwezi, mu mezi abiri, mu mezi atatu, ane, atanu gutyo, ubuzima bugakomeza. Of course nimba wenda ari ukuvuga ngo family iraguhereza cyangwa ubundi buryo bwa fun, wenda ufite job, we don't know, ariko reka tuvuge nko muri Kigali, Clovis ni ikihe kintu gishobora gutuma umuntu ushobora kuvuga ati mfite amafaranga and then ndayamanaginga gutya, ni ikihe kintu gituma noneho ustayinga noneho consistent kuvuga ati amafaranga ndayakoresha iki biragenda gutya? Management wenda y'ubuzima ubimanaginga gutya? Kumanaginga ayo mafaranga ntunga muri Kigali, akenshi na kenshi ntabwo nize cyane, ariko mu byo nizemo na management, uburyo ushobora kumanaginga resources yawe. Turabizi ko amafaranga nta gihe umuntu ajya abona amafaranga ahagije. Bivuze ngo akenshi na kenshi kugira ngo ube muri no Kigali hari ibyo wirengagiza, nyine uhavinga fun ugakora ibintu bitandukanye, ariko akenshi na kenshi ngiye mbonye amafaranga, hari amafaranga ufite aka business nkora mu rugo, hari ayo mpita ngiye hari uburyo mbikoramo ngahita ngiye nyohereza akaba ari gukora, yaba ari gukora noneho then akazajya ngarukira gake gake. Ni uburyo bwa mbere nyamanagingamo. Ubwa kabiri, iyo mbonye iyo business n'ubundi ibirimo bihagije, hari uburyo nyafata. Mfite umubyeyi wanjye Kamemu yaranize, bivuze ngo akenshi ndamubwira ati aya mafaranga yafate ubu yakoresha igihe nzakenera ubuzima. Icyo gihe buri gihe cyose nyakeneye ndamubwira ati mama nkeneye ya mafaranga kandi akayanyereza. Akenshi na kenshi anayampara inyungu kubera ko yakoresheje. That's good. Uvuze ku kintu cyo guhavinga fana, Clovis ajya afata ku alcohol? No, habe na gato. Really? Kuva wavuka cyangwa agafasheho biranga? Kuva navuka, abantu bose tugira ikigare peer pressure. Bivuze ngo ntabwo nigeze kukanywaho, ariko ntabwo nakanywaye mbese ngo nkwe nyine wenda alcohol none mbe nk'akazizi nyine mbikore nyine yambye, no. Ahubwo ni kwa kundi uri kumwe n'abantu bakavuga ati kiyo gufata akana hanga, wagerayo bati uri kadage fata akantu umwe ugasomaho bikanga, ariko ntabwo nigeze nzinywa n'ubundi nzirimo fresh. No, tujye kuri idea cyangwa se mind yawe behind alcohol. Niki gituma noneho utavuga ati reka ngire engagement mu kunywa? Of course uri umujama, uri kumwe n'abandi bajama, akenshi umubare mwinshi, percentage nyinshi y'abantu muri urugero rumwe muhuje bafata alcohol. Wowe nihe mind ugendera ukavuga ati nyine ntabwo nshobora kubifata? Impamvu ya mbere ituma nafata alcohol, iya mbere ni ukubera ko inzoga igihe nigeze kunywa gato ndi kumwe n'abafriend banjye numvishe zisharira, kandi nkunda ibintu nyine biryohera biri sweet. Bivuze ngo icyo gihe rero numvishe zisharira, nese mvuga ati ibintu barabinywa ntibinaryoha, ngiye niyo mpamvu yatuma njya kubinywa noneho nkaba ndi no kugwa hariya. Ariko bitavuze yuko kuba nazinywa ntabwo bituma ntabana n'inshuti zanjye zizinywa. Abantu banzi cyane bazi yuko n'ubundi ahubwo ngiyeyo ndi kumwe n'abantu bazinywa bazi ko ari njye wasinze, kuko akenshi na kenshi mba nasinze kubarusha. Turabyina tukabyina ugasanga ni njye wasaze nk'abasarana tu, kuko nagize urabizi hari igihe nigeze kugira akabusiness ko nkora n'ubundi naka kabari akenshi nakoragamo. Muri uko gukoramo rero bivuze ngo umukiriya arazaga asanga ntari gukora akigendera, kubera ko n'ubundi nazinywa ahubwo babazi yuko tumba nafashe nko kuri mugo, ntago nk'inzoga ni gutaba yasaze kuri avuga ati uyu mutipa twihishemo, ariko ntabwo mfata ariko na gato. That's nice. N'ubuzima bwa Clovis and you are still there. Tera comment, umushimire, umubwira buri kimwe, is able to respond. Reka noneho duse nk'abajya muri social things, tujye mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Clovis ni umuntu wizerera mu rukundo, kuba afite partner, girlfriend? I believe in that. Have you ever tried?
yeah okay ntabwo bitugora kubaza none hari abantu tujya twakira agahita tubwira tuwapi yaba arijijisha ariko abantu bari mu kigero cyacu batagonzwe n'intama akenshi na kenshi bizerera mu rukundo ushobora kuba utakundana nyine ngo bibe birebire ariko ukaba ufite kuba warigeze kugera mu kazi nawe. Okay, none reka duhite tugaruka kuri previous question tukatuvuyeho tujyanye n'icyo ngicyo cyo kugira umupatina. Clovis birashoboka ko ashobora kujya mu relationship n'umukobwa ukonsuminga alcohol? Abo nibo baje. Okay, noneho ibyo bintu ubimanaginga gute kumva ko of course mushobora gusohokana sibyo aho ugasaba soda we agasaba wenda rikeri ya n'agatsinga kakao bigenda gute ubimanaginga gute? Nta management irimo irenze njye ntabwo numva yuko ibyo bintu ari ibintu byaganje kubera ko abanywi b'inzoga cyangwa abantu batekinga alcohol ntabwo ari abana babi nta nubwo bazinywa bagamije kugira akora ikibi bazinywa bari kugira ngo bahavinge fani yabo bivuze ngo umuntu unywa inzoga njye ntacyo abantwaye yaba umwuka w'inzoga ntacyo ntwara mbese ikintu icyo ari cyo cyose mbese mba numva ahubwo njye binanshimisha nyine ntabwo nakwishimira kubona wasinze wenda uri kugwa ariko umuntu uzi kuzimanaginga akanywa utwo ashoboye akiberaho neza it's okay. Wow, that's nice. Ubwo abantu bose bumve ko Clovis ubu ngubu bari mu rukundo ubu ngubu the secret ntabwo ari secret ya njye right now ndi single ariko ntabwo ndi single ndakazu yazo bivuze ngo umuntu w'akazu yazo umukobwa uri kureba the table live you are welcome aremerewe kuza kwa Clovis ako ababizi neza yuko nawe ari akazu yazo ni cyo gisobanuro cy'akazi yazo ushatse niba utari single utari iki bivuze ngo nubwo ntari single ntabwo ushaka bari single ntabwo nshaka bari single nshaka umuntu nawe utari single kandi uri na single ubwo njye igitekerezo nakora ubwo ni umuntu ufite boyfriend and then akumva nyine ashaka boyfriend urenze njye ntabwo ufite boyfriend cyo tamufite nta kintu bintwara bihura bivuze ngo mbese ni apply now Clovis hari ikintu ujya wibuka wenda mu gihe wigeze kuba mu rukundo wibuka neza cyabaye cyakubabaza wenda of course abaho bikamumica ariko ikiyoboye ibindi byose ni nk'ikihe ushobora kuganiriza abantu bari kutureba mu rukundo nibuka byinshi cyane kubera ko nagize amahirwe yo gukundana n'umuntu urenze umwe kandi nagize n'amahirwe yo ndakunda bya nyabyo ndibuka hari umuntu twigeze kuba muri relationship ariko nyine akaba ari umuntu w'umunyakuri twari tuziranye ubuzima bwanjye bwose nawe azi ubuzima bwanjye bwose iyo nibutse nyine ukuntu umuntu ashobora kukwizera akakubwira buri kimwe cyose ntacyo aguhishe mbese ukaba uri nk'umunyamabanga we ndabyibuka cyane nkumva ari ibintu bishimishije. Noneho icyakubabaje nyirizina none cyambabaje mu rukundo ikintu cya mbere cyambabaje ni ukuntu rurangira rutangira neza ariko uburyo rurangira ntabwo wabisobanukirwa ngo ubimenye. Ujya usanga noneho hari abantu benshi bagira ikibazo umuntu akajya mu rukundo then tomorrow bikanga ejo bundi bikanga wenda turetse no kuba ari mu rubyiruko n'umuntu wenda ushobora gushaka ibintu bya divorce bireze cyane ni irihe banga ujya ukoresha kugira ngo ugire consistency nimba ari ukwezi kumwe uko kwezi kumare neza ubanye n'umuntu neza ni irihe banga ukoresha kugira ngo ugume muri urwo rukundo? Ubundi mu rukundo njye wenda ku ruhande rwanjye icya mbere ni ukwizerana kandi uguha agaciro umuntu muri relationship iyo mwizeranye ukamuha n'agaciro ibindi byose birikora muri uko kumuha agaciro cyangwa mu kumwizerana naho muhereza igihe ni naho mukorera ibyiza byose bishoboka byamukorera then urukundo rwanyu rukaramba. Expectation yawe iyo ugiye mu rukundo iya mbere aba ari iyi expectation kw'urubyiruko njyewe nimba mfashe umukobwa tugiye kudetinga waba undi nyine uri akazi yazi ikintu cya mbere kiba kije imbere ya Clovis ni nk'iki? ni uguhavinga fan only kuko ntabwo sister niba no kureba the table live ntabwo nteganya kuzagushaka ntabwo ndabijyamo papa ahubwo ikintu kiba gihari turi kumwe niba ngiye gusohoka ntabwo ndi bujye gushaka ikiro hari mu gisimenti cyangwa hehe no uraza tujyane tugende twibyinire dusome niba unywa agacupa ugasoma ufata agafanta kanjye n'ibyo ngibyo ntabwo mba nteganya ngo nzagushaka no. That's nice. Biramutse bibaye ngombwa ukumva ko umukobwa mukundana yagucitinze yaryamanye n'undi mujyamo wabyakira gute? Ibyo ntabwo sinzi impamvu njye ntafata ibyo bintu nk'ibintu birenze ibyo bintu bimeze nko kuba wajya gutira ingufu uri ku muturanyi ukayikingisha urugo rwawe. Wow.
none se uguza nujya gutira iyo ngufuri ugasanga iyo ngufuri wenda urufunguzo warutaye ibyo bintu bizaba ari ibintu birenze njye ntabwo mbara ko ibyo bintu ari ibintu birenze it's okay biryoha bisangiye okay none ni cyo kintu none gishobora gutuma utandukana n'umukunzi wawe kurambirwa iyo murambiwe yacishe na nyagaciye hanjye tukazahora mu ijoro he's special turi muri the table live atuganira n'urubyiruko nimba urubyiruko ukaba utari wagera kuri platform twandikire ubundi noneho duhure uduhe story it's a simple thing awasharinga ubundi story yawe igafasha abantu batandukanye wizera ko depression ibaho cyane rwose depression ahubwo iratwugarije nimutagira n'icyo mukora nk'abantu baba influence ibintu bizafata urundi rwego depression kuri wowe ni kuko hari abantu babicaye hariya bakavuga tuke numva bahora baririmba depression wajya kuri platform depression wajya muri class depression ariko kuri wowe depression wumva ari nk'icyo bije ku ruhande rwawe ngiye depression akenshi mbona akenshi iterwa no gushaka kubaho kutari no kwifuza bikagutera nyine kugira agahinda kenshi mbese kakazamara igihe kirekire urubyiruko rwa kino gihe dukorera 5 tugashaka kurya 10 ntabwo numva icyo kintu niba uzi neza ko wakorera 5 kuri ushaka kurya 10 kubera iki nkanjye Crovette nshaka kubaho nka Ben ndavuga The Ben ni artist The Ben ntabwo duhuriye sibyo ni umuhanzi hari ibyo yakoze mu myaka ye ariko ngiye nshaka kubaho nkawe ngute nazagira depression The Ben right now ari kumwe na Pamela ndi kwifuza ko naba ndi kumwe na Pamela ibyo si bizashoboka bite nurangiza ugende nyine bikwice mu mutwe urarudasinziriye nubona kana kabayeho neza kubera ubuzima bwabo cyangwa uburyo bafitemo amafaranga wumva ushaka kubaho nkande nk'uwo muntu icyo mbona aricyo kintu gitera depression ni ugushaka kuba ukutari cyangwa uko bitavuye okay then ibyo duhita tubijyana na advice as ayo umuntu muri university birumvikana bita bijyana n'iki wenda n'icyo umuntu akora ku kanya akimara kumva okay of course yifuje ikintu ntacyo yabonye ni nk'iyo nama y'ingenzi ushobora kumugira nka Clovis of course wumva neza depression inama njye nagira umuntu wenda uri muri depression right now inama ya mbere ni ukumva mbese nabewe gishaka kuba kanaka kandi ikindi agerageze yishimira ubuzima arimo niba wishimira ubuzima bwe urimo n'ubundi ntaho izaturuka kubera ko uzajya uhora wishimye kandi ntabwo depression wagira wishimye ntabwo bisaba kugira ngo ubanze wagira agahinda nugera ko gahinda bitume nyine ugenda nawe wumve ko urundi muntu nyine nuvuga se bishatse kuvuga ko wenda umuntu ufite amafaranga nta depression ashobora kugira ngiye kuri njyewe sibyo mfite amafaranga kandi n'ikindi nishimiye kuba nyafite nishimiye n'ubundi we ushobora kugira amafaranga uri mbese utari mwiza bikaba ukajya wireba ukavuga ati ndi igisimba cyangwa ndi igitera ariko wenda ku ruhande rwanjye mfite amafaranga nishimiye uko ndi kwifuza kwanjye kwagabanyuka kwifuza kwanjye kugabanyutse ni uko guhashya depression that's nice reka wenda dufate ko hari umuntu wagize depression then ni umufriend wawe wenda muhura mu buzima busanzwe ukabona koko afite agahinda gakabije ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ushobora guhita umwakiriza ikintu cya mbere cy'ingenzi namwakiriza uwo muntu zone ikihe ni ukumubira iruhande niyo first kumubira iruhande mbese nkamenya intambwe atera na buri kimwe cyakora kugira ngo ndebe uburyo namufasha mu yawe Oh, that's nice. All right, that's it. And then we are going in the inter part. Ukurikirana entertainment. Cyane. Nibwo buzima. Nibwo buzima n'ubu ngubu ahubwo ndi kumva nindiwe nongeye kureba ibiri kuba ku mihanda ya Kigali. Ni ihe story muri iyi minsi uri kureba ukumva nyine niyo iyoboye izindi. Ngiye story muri kano kanya ndi kureba nkumva iyoboye izindi. Ni story y'umujama yitwa niba ari Valence yitwa Kevin. Kevin what's your reason of losing me? Kevin ndi kumva ariyo iri top right now. Niyo gutrending. Iri gutrending hose. Ni uyu muhanzi wawe ibihe byose mu Rwanda. Umuhanzi ibihe byose wanjye ni Meddy. Ni ihe ndirimbo noneho y'ibihe byose. Indirimbo y'ibihe byose. Ibihe byose izakira ntabwo mba nzibuka ariko indirimbo yo nkunda cyane ni slowly. Bibaye ngombwa ko hari advice cyangwa se appreciation cyangwa se wenda icyifuzo runaka ushobora guhura na Meddy hanyuma ukaba wagira icyo umubwira nko mu gihe cy'umunota umwe ni cyo kintu mwaganira. Ikintu twaganira yambwira uburyo yabigezeho
none bikaba byamfasha kugira ngo ntabwo ndi umatiste ariko njya mbwira uburyo yageze aho ageze kano kanya byamfasha kugira ngo nzagera aho ngera ya muri kare yanjye ndimo. Usibye mu Rwanda noneho muri Afurika ya ni Davido. Indirimbo ye y'ibihe byose ngiye ngendana n'ibigezweho cyangwa that's it. Urumva ko mu entertainer is artist yambaye neza cyane, ndakeka ko umucameraman ari kumuzuminga and then muraza kubona Clovis biramutse bibaye ngombwa ko uhitamo igihugu kimwe ubamo ku isi ubuzima bwawe bwose, waba mu kihe gihugu? Muri Philippines. Hari idea runaka ufite wenda ugendera uvuga ngo ube? Ya ni nyinshi. Muri Philippines icya mbere haba amahoro, icya kabiri bagira abakobwa beza, icya gatatu hari ibiribwa by'ubwoko bwose, imbuto, ya ibyo bintu bitatu byatuma njya kuba muri Philippines iteka ryose. Hanyuma biramutse bibaye ngombwa ko uhitamo indyo runaka uzagira ujya igihe cyose, ibiryo byawe byaba bitetse gute? Byaba bitetse biti ni ibirayi by'imvange tu byonyine, ibirayi birimo ibishyimbo, ibyo birahagije imyaka 102. Noneho cyane cyane mfite nk'amata, nta nubwo wamenya, ejo bundi wasanga kino gishati nacyuzuye. Reka tujye ku bibazo wenda umuntu biba biri tricky ukuntu, and then ugerageze urajya usubiza utarinze gutekereza. Ni uvuga ngo ntabwo uri buvuge ngo urumva ngo urabona gutya na gutya, mbese ni ukwanzura tuvuge wenda ndavuze ngo wenda Clovis Fred, wenda tuvuga ati Clovis, ntabwo tukubaza ngo ugendeye kuki. It's okay. Ready? Yeah, I'm ready. Okay, football. Wow. USA, Canada. USA. Oh, that's nice. Arsenal, United. Arsenal, Ghana, Zabashi. Ntabwo nari nzi ko ari umufana. Kumbaza ibibazo byoroshye. Ibintu biroroshye. Ntabwo byansaba kubitekerezaho. Kuko ibyo ni by'ubuzima busanzwe. Arsenal. Mani ntabwo napfa amashitani atukura, ntabwo bibaye. Bruce Melody, The Ben. Wow. Kubera iki? Urafata umwe ni munyakazi, undi ni umunyabirori. Ese wafata umuntu rero guhinga ukamugereranya n'umuntu wabigezeho? Ntabwo nshatse kugira ngo wenda mbabaze abafana ba Melody, ariko aracyari hasi, ntabwo aragera ku rwego rwa The Ben. Nyuma ya Meddy akurikiraho The Ben, ni n'impamvu ubundi. Okay. Ni ibihe byiza bigeze kugira kuri wowe ukavuga ati iki gihe runaka, itariki runaka nagize ibihe byiza, nagize umunsi mwiza, byagenze gutya, uvuga ati iki gihe nagiye hano byagenze gutya na gutya, ndavuga ati iyi niyo story ya mbere iri kuri update nyine mu gihe ibindi bitaraza? Ibihe byiza byo nagize ni ibihe bitatu biba biri kuri bihora biri hamwe. Tariki 6 z'ukwa gatandatu 2019. Icyo gihe nagize nari maze igihe narakoze nyine naratandukanye n'umukunzi wanjye, kandi naramukundaga cyane. Icyo gihe none ikintu cyaje kubaho, byabaye ngombwa ko twongera gusubirana. Iyo tariki ntabwo nayibagirwa, birumvikana. Indi ntabwo nibuka ikindi gihe, ariko ndabyibuka, ariko sinibuka itariki. Igihe amanota yasohokaga nkamenya ko nujuje, kandi ntabwo muri A-level. Bivuze ngo kuzuza ntabwo ari ibintu birenze, ariko bitewe na situation nari mvuyemo, kuzuza numvisha ari ibintu mbese bintunguye, ndishima birandenga. Ikindi gihe cya gatatu mbona scholarship yo kuza kwiga muri LU, numvisha ari ibintu bidasanzwe, niyumvaga mu matangazo mu bipapuro, none numvisha ko ngiye kuza nkajoininga abandi bakuru banjye nkamwe, numvisha ari ibintu byaganje. That's nice. Noneho igihe runaka, noneho event runaka ujya wibuka ukumvira ko babaje, ukavuga ati this one is the baddest. Event ni imwe kandi horaho nzi ko itazanarangira. Ni ukuba nyine narakuze ntabona papa wanjye iruhande rwanjye. Papa yapasinze away mu ntambara zikunda kubera hari mu rugo muri Congo. Yaragiye, bivuze ngo muheruka ndi umwana, ntabwo nibuka isura ye. Bivuze ngo nibutse yuko nyine tutaziranye, birambabaza.
nawe birumvikana nta kuntu wabura kubabara. Of course. Sorry. Turi mu cyumweru cyawe. Turi mu cyumweru cy'isabukuru inshuti yanjye cy'isabukuru yawe. And then hari ikintu ugiye kwifuriza abantu runaka ubabwira ati okay ku sabukuru yanjye mbabwiye iki kintu abantu bari kureba the table of either no bagira inama tuguhaye iminota nk'ibiri and then wisanze uvuga ati urubyiruko cyane cyane bakurikira platform yacu ni cyo bababwira. Iminota 2 ni myinshi kubera ko ibintu nkunda kwifuriza abantu ntabwo bijya birenga 2. Icya mbere nkunda kwifuriza abantu guhora bishimye. Icya kabiri nkabifuriza kumenya Imana bakayibamo. Ibyo birahagije abantu bazi. Alright, wakoze kwitabira? Murakoze cyane namwe. Ntabwo nari nzi ko birangiye. Ariko ikindi nakwifuza ko ikindi gihe twazaba turangara igihugu hostinze. None nkakubaza nkagucana. Nta kibazo. Thank you, Papa. Alright, see you then. Yes.